avuga isoko nziza y'ubu butumwa bwagiye bukura vuba. Bavandimwe nshuti, aho muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abo musemurira, mbifurije amahoro y'Uwiteka abahe umugisha. Abantu bose bihebye nta byiringiro babona agakiza. Nk'uko mubimenyereye hano kuri Ebeneza Niyo TV, tuhanyuza gahunda zitandukanye zigendanye n'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, ivugabutumwa baba bakora hirya no hino aho tubasha kugera. Mbere y'uko dukomeza kubagezaho gahunda z'ivugabutumwa zikorwa n'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi hirya no hino, hari ibibazo byibazwa na benshi batari Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, ngira ngo tubanze tuvugeho gatoya kugira ngo nabo babashe gusobanukirwa n'iri tsinda ryitwa Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi abo ari bo. Abo batari Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi baragira bati: Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ni bantu ki? Babayeho kuva ryari? Intego bafite ni iyihe? Ese ni iki bagomba gukora cyihutirwa muri iyi minsi? Ese ko muri iyi minsi mu Rwanda hari amadini menshi cyane asaga 3500 kandi hafi ya yose akaba aruhuka ku munsi w'icyumweru, kuki Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bo bahisemo kuruhuka ku munsi w'isabato? Ese kuki umunsi wabo w'isabato bawutangira ku wa gatanu izuba rirenze bagasoza ku wa gatandatu izuba rirenze? Nuko bivuga, ariko Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bavuga yuko ari ku wa gatandatu izuba rirenze kugeza ku isabato ari cyangwa se ku wa karindwi izuba rirenze. Ibyo biterwa n'iki? Ibi bibazo abatabarizwa muri itsinda ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ndetse na bamwe mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi batabisobanukiwe bibaza, turaje tubivugeho mu ncamake mu kanya. Ibi tugiye kuvugaho ni mubona Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi batabikurikiza muri iyi minsi, ugasanga bararangwa n'amanyanga mu kazi, kubeshyera abandi, kwiba, ubugome, kudakoresha ukuri, mbega ukabona baritwara nk'abandi bose mu buzima busanzwe. Ntibizaguca intege, kuko mu buryo bumwe ashobora kuba yarabatijwe atazi icyo abatirijwe, cyangwa se akirwana urugamba mu mibereho ye rwo kuba Umudivantiste w'umunsi wa karindwi wa nyewe, kuko nk'uko tugiye kumusobanura. Mbese Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ni bantu ki? Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bisobanuye abizeye bategereje kugaruka kwa Kristo, bakurikiza amategeko yose y'Imana uko ari 10, harimo n'itegeko rya 4 rivuga ibyo kuruhuka ku munsi w'isabato ari wo wa karindwi, nk'uko Imana yayihaye umugisha ikaweza nyuma yo kurema ibiri mu isi byose mu minsi 6. Niyo mpamvu mwumvamo karindwi. Ubusanzwe nk'uko tubizi, umubare karindwi usobanura igishyitse. Mu yandi magambo ni umunsi usoza icyumweru. Hari ibihamya byinshi muri Bibiliya bigenda bigaragaza uburyo uwo munsi wa karindwi ari wo usoza icyumweru, ndetse n'aho abantu bari barabwiwe kujya barabahereye. Ikindi kibazo kiravuga ngo Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi babayeho kuva ryari? Iyo tugiye mu mateka dusanga ko mbere kera mu bantu babayeho mbere na mbere mu isi ari wo umuryango wa Adamu na Eva. Muri uwo muryango haje kuvukamo abana b'uburyo bubiri: abakomoka kuri Abeli bahagarariye Uwiteka Imana, n'abakomoka kuri Kayini bahagarariye kwigomeka ku Mana, cyangwa se abari mu ruhande rwa Satani. Twibuke ko Kayini yaje kwica Abeli, atamuziza ko ibiryo byabaye bike, atamuziza ko isamba ari ntoya, atamuziza ko amafaranga ari makeya, atamuziza ikindi icyo ari cyo cyose cyo muri ubu buzima, ahubwo yamuhoraga ko yahisemo kubaha Imana. Uyu nguyu Abeli amaze gupfa, ababyeyi babo baje kubyara undi mwana witwa Seti, ari we wakomotsweho n'urubyaro rw'abubaha Imana. Ibi byaje gukomeza kuba uruhererekane mu bisekuru byakurikiyeho, ariko uruhande rw'abahagarariye Imana bakomeza kuruhuka umunsi w'isabato, gukomeza no mu gihe Yesu Kristo yari mu isi, igihe yari yarigize umuntu kugira ngo azagaragaze isura y'Imana mu isi, ndetse no kugera nyuma yaho gatoya Ubukristo bwakomeje guhagarirwa n'abantu baruhuka isabato y'Uwiteka Imana yacu, dore ko na Yesu Kristo ariyo yaruhukaga. Nyamara abagomera Imana bakomotse kuri Kayini bo bageze ubwo bihitiramo kuruhuka ku munsi wa mbere w'iminsi 7, aho kuruhuka ku munsi Uwiteka yejeje akawuha umugisha, bahitamo kuruhuka ku munsi bise uw'izuba, nk'uko ubusobanuro bw'uwo munsi bubivuga, Sunday mu Cyongereza, cyangwa se sun, izuba, day, umunsi. Aho gusenga umuremyi bahisemo gusenga ikiremwa.
Ayo matsinda yombi yarakomeje kugeza nyuma gato y'uko Yesu Kristo asubiye mu ijuru, kuko guhera mu mwaka wa 313 nyuma ya Kristo ubupagani bwagabye ibitero bikaze cyane mu Bukristo, bituma ibyari byarahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli mu gice cya 7 umurongo wa 27 ko hari uzigira inama zo guhindura ibi n'amategeko bisohora, nk'uko mwabisanga mu bitabo ba nyir'uguhindura ibyo bihe n'amategeko babyandikiye, bemeza ko ari bo bafashe umunsi w'isabato nk'ikiruhuko, bafata ukwera kwabo bagushyira ku munsi wa mbere w'icyumweru, ari wo munsi twita dimanche cyangwa se Sunday. Ahangaha bazabasha kubona agatabo kitwa Gatigisimu isobanuye ku ipaje y'126 igice cya 2, cyangwa se mukabona agatabo kitwa uruhererekane rw'abapapa ku ipaje ya 11. Aho ngaho muzahasanga uko babisobanura ndetse n'uwahinduye ibyo bihe n'amategeko. Nta cyabuza ubuhanuzi gusohora, uko bwavuzwe buzasohora. Gusa ubuhanuzi ni umurongo ugororotse Imana yashyize mu isi kugira ngo abahisemo uruhande rwayo bajye bamenya aho ibihe bigeze, bitabakuye umutima, ahubwo bavuga bati n'iki kirasohoye turi hafi gutaha, n'iki kirasohoye turi hafi gutaha. Kuko Yesu Kristo yaravuze ngo nimubona ibyo byose muzararame murebe mu ijuru, ko niho gucungura kwanyu kuzaba kwegereje, niho gukizwa kwanyu kuri. Bivuze ngo ko yavuze ati munyigireho, ni ukwigira ku mico ya Kristo kugira ngo tubashe gukomeza iri vugabutumwa twitegura kandi twishimiye kuzaraganwa n'abera ubugingo buhoraho. Muri iyo myaka ya 313 gukomeza, hari byinshi byinjiye mu bantu bari barahisemo uruhande rw'Imana mu rwego rwo korohereza ubupagani, ko abapagani baba abakristo bagenda ni ruto bafata imigenzo imwe n'imwe y'abasengazuba bayisanisha n'ubukirisito. Ibyo bintu bimara imyaka myinshi isaga 1500 kugeza ubwo bihindutse umuco. Ariko hagati aho hari bamwe bakomeje kugenzura neza ibyanditswe, barimo n'abapadiri bahitamo kugira ibyo bagarura ku murongo. Abo twavugamo nk'aba Martin Luther, ba Yohani Husi, ba Zwingli ndetse n'abandi. Abo barabizize. Amateka bari maremare, ariko nyuma gato y'umwaka w'844 nibwo havutse itsinda ryacukumbuye mu byanditswe byera, biga Bibiliya bicishije bugufi basenga, hanyuma biyemeza kongera kuba abahagarikizi beza b'iby'Imana mu isi. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi niryo zina bahisemo. Ubutumwa butwaye n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bwageze mu Rwanda mu mwaka w'1919 ku musozi wa Gitwe uri mu murenge wa Bweramana, akarere ka Ruhango, intara y'Amajyepfo, niho ubu butumwa bwatangiriye. Ni amateka maremare dushobora kuzagarukaho mu minsi iri imbere. Kuba muri iri tsinda bya nyabyo bisaba gukura amaso ku bantu, kuko abantu ni abantu nyine, twese turi mu isi duhura n'ibitero bitandukanye. Bityo rero niduhanga amaso abantu ngo dore kanaka ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi ariko ameze gutya na gutya, icyo gihe tuzagwa. Ntabwo tuzasohoza icyo ijuru ridushakira, ahubwo umudivantiste w'umunsi wa karindwi wa nyawe rwose asobanukiwe ko bagenzi be bagwa mu makosa cyangwa se bameze uko nguko, ari bo ijuru rimumutumaho kugira ngo barebe ko icyo yamenye yakibamenyesha, nabo bakaba bahinduka. Intego bahagurukanye icyo gihe ari nayo gikomeje uyu munsi, iboneka mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6 kugeza wa 14. Ubu nibo batwaye ubutumwa buhanditse Imana ituma ku batuye isi bose, bugira buti nimwubahe Imana muyihimbaza, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye rwose. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Batiraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga n'izo ruba ry'ubusambanyi bwayo. Ahangaha hakubiyemo ibintu byinshi. Kandi bakomeza bagira bati umuntu naramye inyamaswa n'igishushanyo cye agashyirwaho ikimenyetso cyawo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo muntu azahura n'ingorane zikomeye cyane zizasozwa no kurimbuka ku iteka ryose. Ibyo ngibyo murabisoma mwitonze, ariko hakubiyemo byinshi cyane. Abenshi batari abadivantiste b'umunsi wa karindwi iyo bumvishe izina inyamaswa bagira ngo ni ugutukana, ariko ndagira ngo mvuge gato ku busobanuro bw'izina inyamaswa uko Bibiliya ibivuga. Iyo Bibiliya ivuga inyamaswa ibivuze ubutegetsi runaka, usome neza muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza 28 urabisobanukirwa. Urasanga ko atari ugutukana, ahubwo iyi ngiyi ari imwe mu mvugo ijimije ya gihanuzi,
nk'uko Imana yakomeje gukoresha ubuhanuzi kugira ngo abashaka kubusobanukirwa busobanukirwe. Ntabwo ari ugutukana rero. Iyo bavuze inyamaswa rero baba bashaka kuvuga ugukomera k'ubutegetsi runaka. Turafatira urugero ku byo turebesha amaso cyangwa se tubana nabyo mu buzima bwa buri munsi. Reka turufatire ku ma ekipe y'ibihugu y'umupira w'amaguru yitirira amazina y'inyamaswa, aho tubona ikipe y'igihugu cya Cameroon yitwa intare zitaguhaguha za Cameroon, ngira ngo abakurikira imipira y'amaguru murabizi, ariko nitujya no ku Mavubi y'u Rwanda buri wese arayazi w'umunyarwanda, imisambi ya Uganda, inzovu, ingwe n'andi mazina atandukanye. Ikindi nanone ikirango kigaragaza ko ubutegetsi bw'u Rwanda butavogerwa n'uwo ari we wese uko yiboneye ni intare. Rero iyo wavuze inyamaswa ntabwo haba hariho gutukana. Iri tsinda ryitwa Abadivantizi b'umunsi wa karindwi dushyize hamwe twese turararika buri muntu wese kugaruka kukuramya k'ukuri, nk'uko Uwiteka Imana yabyihanangirije ikiremwa muntu mu bihe byose by'amateka byabayeho y'isi. Kristo akiri mu isi mbere y'uko asubira mu ijuru yasize atanze iyi nshingano, ariko kubera ko yari azi ko atari ibintu byoroshye ayiherekeresha ubwishingizi ku bemera bose, aho agira ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Yari yabanje kuvuga ati nuko mugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, abemeye mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Uwo niwe uhagarikiye umurimo we, kandi uyu munsi nawe umuburo ukugezeho. Urahitamo kuzaraga ubugingo buhoraho cyangwa se uhitemo kuzarimbuka. Sinabura kubabwira ko muri iyi minsi iheruka amateka y'isi, iri tsinda ryitwa Abadivantizi b'umunsi wa karindwi riri kugabwaho n'ibitero bitandukanye, umwanzi agamije kubacaguramwo uduce twinshi kandi natwo tutabasha guhuza, kugira ngo rero tudasohoza icyo twahamagariwe cyangwa se icyo ijuru ryaduhaye gukorera mu isi, kandi ntashaka ko hari abamucika. Uduce tuboneye umunsi wa none turi kwiyomora ku Badivantisi b'umunsi wa karindwi nta rindi dini bashinga, ahubwo buri gace kose kita ko ariko Badivantisi b'umunsi wa karindwi b'ukuri, abandi bose bibeshya. Ariko tuzirikane ko twese turuhuka isabato, twese ntawe ushaka kurekurira izina, twese turi bene mugabo umwe, turapfa ubusa. Imico ya Kristo iduhamagarira kugira ubumwe kugira ngo dusohoze inshingano y'icyo duhamagarira ku isi. Ntabwo imico ya Kristo iduhamagarira guhurira mu matsinda ngo twiganirire ibyacu ubundi turekeraho. Oya, ibyo twamenye dusabwa kubibwira abandi kugira ngo nabo bakire. Gusa icyo nabibutsa ko nuko iri vugabutumwa dutwaye turi hafi kurisoza, nubwo mubona bigeze mu mahina, mu gahe gato dufite dushigaje hano ku isi k'ivugabutumwa muze tugakoreshe, kuko turahagarikiwe kandi dufite amasezerano menshi mu byanditswe byera. Imana yagiye dusezeranira, itwandikira abantu bagiye bahitamo iyi nzira ndetse ikabana nabo mu buryo butandukanye. Rero natwe dukwiye kwigirira icyizere n'ibyiringiro ko ubutumwa dutwaye bwayo izaduhagarikira kandi natwe tukaba intwari mu gihe cyacu. Impamvu rero dutangira isabato ku wa gatandatu izuba rirenze tukayisoza ku wa karindwi ariho ku isabato izuba rirenze, nta yindi uretse guha agaciro icyo Imana yavuze mu minsi 6 ubwo yaremaga isi, aho yavuga ngo buragoroba buracya, uyu ni umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, gutyo gutyo gutyo. Nimusoma bya bitabo nababwiye muzasanga neza yuko wa wundi wigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko nabyo yabikozeho, atesha agaciro amasaha 6, bityo aho kugira ngo umunsi utangire nimugoroba nk'uko byari bisanzwe, ahubwo umunsi utangira saa 6 z'ijoro. N'amateka maremare, ariko icyo tuzirikana nuko igihe cyose iby'Imana biteshejwe agaciro ntihabura itsinda ribiha agaciro, kuko iby'Imana ntabwo bihera burundu, ahubwo bihora bigira ababihagararira uko byamera kose. Nawe rero unteze amatwi utubahiriza iyi gahunda, ubaha Imana uyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye rwose. Uramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko uko bikwiriye, nibwo ufite ubugingo buhoraho. Reka nsoze nsaba umudivantisi w'umunsi wa karindwi ubirimo neza kubishikamamo, utabirimo neza nawe asenge cyane, akore amasengesho y'urwiherero, aganire na bagenzi be kugira ngo abibemo abirimo. kandi nsaba nawe utari umudivantisi w'umunsi wa karindwi guhitamo kubaha icyo Uwiteka yavuze. Niwe muremyi, yaravuze ati muramye mu buryo bukwiriye, kuko vuba bidatinze turi hafi kujyanwa mu bihe bishya bitazarangwamo ikibi icyo ari cyo cyose. Ni ibihe bitagereranywa biri mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 4, aho Imana igira iti nzahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize.
Yesu Kristo ari hafi cyane kugaruka ku bicu byo mu ijuru kugira ngo atujyane mu bihe bitazangwamo ikibi icyo ari cyo cyose. Kandi umenya ayo makuru Imana iramusaba nawe kuyamenyesha abandi. Mu Byahishuwe 22:17 ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva wese nawe nahamagara ati ngwino. Ntabwo dushaka kujya mu ijuru twenyine, dushaka kujyanayo nawe. Rero Uwiteka aguha umugisha, aguhire kandi aguha amahoro. Uwiteka akumurikishirize mu maso he, akurinde, aguha amahoro y'umutima, aguhe kugubwa neza mu by'umwuka kugira ngo tuzagarane mu bugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Wari kumwe na Samweli niyo dusenga. Naho ubutaha. Nikame, 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 nikame. Inamba